twakiriye umukire muri Rayon Sport. Yes boss, umukire muri Rayon Sport. Uko Rayon Sport iyobowe urabyishimiye? Nenda byishimiye. Urazamura ijwi. Rayon Sport uko iyobowe urabyishimiye? Ndabyishimiye cyane. Ubu umuyobozi wawe ninde? Bamwita Tadeyo. Ubu ngo wowe ntabwo uri mu ishyamba? Ntabwo ndi mu ishyamba. Abasaza twaje tuje. Tugeze kuri juru ya 10. Nta kosa turakora na rimwe, nta moto turatakaza. Duherutse kubona ibaruwa y'uwahoze ari perezida wa Rayon Sport, Sadat. Yego. Iriya baruwa urayivugaho iki? Yishyuza. Iyo baruwa icyo nyivugaho ni kimwe. Mfite imyaka 48. Ndi umureyo w'ukuri w'indani, nta kosa ryo dukora. Ndasaba Dr. Murangira wa RIB afunge uwo mugabo twa Sadat kuko agira amatiku n'amacakubiri. Araturega se twe tumaze amezi abiri tutarajya no kuri komite. None se yareze wa mugabo utagira amafaranga Jean Fidel. Ubwo nawe ni ukuvuga ngo uri muri gahunda y'abantu birukana Sadat muri Rayon Sport. Ntabwo tumushaka. Ntabwo uri mu ntabwo dukeneye no kumubona aho twicaye. Sadat kazabagezayo. Sadat twamenye amateka yiwe. Ni umwana wavukiye muri Muhira, araza ajya muri Nongwe, nyine yamushakanye afite imyaka 6, araza akora hano mu Gitega mu nama y'urubyiruko. Sadat ni umunyamatiku, ni ukuvuga ngo abashaka kwibonekeza, ariko ibintu yakinye nabyo ntabwo yakineye mu 12 z'Abanyarwanda. Sadat ndasaba RIB imugenzi. Urashaka ko RIB imukore iperereza? Nibyo ushaka byose. Imukore iperereza. Nese Sadat urabizi no kuvaho byabaye urusinga. Ni iki muri ni izihe mbaraga ziri bukure Sadat muri Rayon? Sadat ntabwo tumuzi muri Rayon Sport, twanamukuyemo RDB yari yabigizemo uruhare, ariko hari umugabo umwe ushobora kuba mushyikiye kandi nawe nta mbaraga afite, uwo bita Kenisi. Yiti muguke Sadat yize yeye ko tuvuga indimi 12, tuvuga Igifaransa, Icyongereza, Iringa, ibintu byose. Sadat abaye muguke gute avuye mu mupira? Umupira ntabwo ujya mu politiki. So abonye tumeze neza agiye kutuvugana. Ngewe Sadat ndabamenyesha Abanyarwanda bose batuye ku isi, ndamenyesha isi yose, nimura na Sadat wana mvuga Abanyarwanda batakumva, nge nzamukubita. Ese nkawe miliyoneri, nk'umuntu washoye amafaranga menshi muri Rayon, ugiye gusobanura Sadat wamusobanura ute? Ntabwo muzi Sadat, namenye amateka yiwe ko yibyinka mu Ruhango, hari azanongwe aza mu nama y'urubyiruko muri FPR ku Gitega. Ibintu byo nukuvurunganya gusa, nta kindazi. Sadat aho tuzahurira bose kugira ngo mve kubisaza bitana nzagukubita. Ese ubwo ngubwo ntushyizemo akantu ko gusebanya Sadat perezida wa Rayon Sport yibyinka? Yibyinka inunga. Birari. Urabizi neza ubifitiye amakuru? Biri serious, bifite n'amakuru yabyo. Yego. Ngagira icyo tubwira kuri komite noneho iyoboye Rayon Sport. Abanyarwandakazi, komite iyoboye abareyo irimo Muzehe Tadeyo, irimo Muvunyi, irimo na Retaidi wacu Edukunda ararwaye, simuvuga nabi, Jean Fidel twamushyize muri komite, irimo Badamuru, irimo ba Polisipe, irimo bande bose. Nge numure w'indani sinjamenya kubeshya. Iyi komite ni nziza, ariko Sadat arashaka kuyivurunganya. Sinzi nimba hari ikibazo dufitanye nawe. Ntabwo nkizi. Yafashe komite ya kabiri
amakuru yose tuba tuyafite, tuba turi abantu b'indani bakuru amakuru. Afata abakazungu, afata abandi bose, afata abakire, ababwira ko nabo afite komite yindi ya kabiri. So iyo komite ya kabiri rero iratuzi, iranatumenyereye. Ari Papa Kera aratuzi, ari Fulgence, ari bande bose, ari babavukiye muri Giti Hotel. Ibyo yazana byose ntibyakunda, ariko uwo mwana ndasaba murangira dogiteri bamuperereze, bamufunge. Shaka ko bafunga perezida wa hehe? Perezida wa umuntu perezida agira imivurungano, abona ikipe y'abanyarwanda imeze neza akayivurunganya, aratwishyura miliyoni 50 yayagurishe ndi, yayahaye ndi. Ubuze ko tuzi ko twagiye dukenera muri Rayon Sports dutunze amafaranga 89. nge nawombye miliyari, none ze arabaza n'amafaranga. Aho icyo mvuga nibirenze kubona ni bataramufunga. Abantu barimo baribaza ngo kubera ko ngiye gukora the mistake, the one mistake, the question mark, what's that, what do you want? Ngiye gukora indimi zigeze kuri 12. Il y a quelque chose, il a pour jamais, il est longtemps. Tout le monde a fait. Abantu barimo baribaza ngo kucya ayo ziriya miliyoni 89 atazishyuje Jean Fidel akaba atangiye kuzishyuza, ari kutuvurunganya. Abonye bamuzehe wa kugira ngo tuzatware igikombe, abone navuze ngo abanyamupira turagarutse. Abonye hajeho ubuyobozi bushyashya buyobowe na perezida Twagira Yesu. Apana ni Tadeyo. Tadeyo. Umuyobozi w'umuryango bamwita Muvunyi. Perezida w'icyubahiro Tade. Kuki ari kwishyuza ubu ngubu batishyuje? Cyo ngiye abanyarwanda batuye ku isi, batuye muri Amerika, twe twara abatabuneri, twavugiye ku mirima, turi abanyamugituzi kuvuga indimi, tuzi no kubana n'abantu bose. Sadate ngiye kumubwira mu rurimi rw'Ikigande kuko ngiye ikiganira kizi kuko nabayeyo. Ono musajja yaturetera bizibu byona yagaraki. Sadate wagaraki katurine bizibu gona ebitu byose wagambyeyo tobimanyi. Ese ngiye kubwira n'umukiri kirimi Sadate toza gusekana ngayi bazanate na mususu orobiteyo. Ngiye kubona n'umukiri kirimi ngo n'indimi zingaye maze kubwira tomusheje kuronka we orinkaye we igumire. Mubwire mu kindi kirimi utazi, nyinyi wote sisi wote tunataka kuzoea watu, tuzakwereka ko nta muntu udukenera, turi inkotanyi twebwe twagwana igihugu, kandi igihugu cyacu tuje ko kizasigaramo abana bacu. Mfite abana 12 ntabwo bazasigana Sadate w'amatiku. Ese iriya baruwa iherutse gusomwa perezida wahoze ayoboye Rayon Sports uyu nguyu Sadate Munyakazi yasomwe ejo bundi mu nama iyobowe na perezida wa Rayon Sports, urayivuga hiki? Sadate sinamutindaho cyane, nabonye ari umuntu preming ibintu byose, nta mind afite, nta bitekerezo afite. Yayoboye Rayon Sports ajyana muri Mozambique, yarangije abango Rayon Sports ngo yakura imitwe n'ibiki byose. Ari wiyoboye atangiye kubona ibaye nziza ayikuyidodombya. Sadate ndasaba Dr. Murangira, ndabikubwira nk'umuntu ufite abana 12 kama nanga sinjya mbeshya, narokokeye Bugesera aho bita Gashora mu kagari ka Biryogo, sinigeze nkora mistake nimwe. Sadate bamufunge. Shaka bafunga umuyobozi wahoze ayoboye Sadate baramufungana n'undi muntu bita Kenisi nawe n'umwesikoro nawe bamufunge. Kenisi ahuriye he na Rayon Sports? Kenisi nawe na Rayon Sports kwa yishiye Sadate amwita Muguke. Ni Muguke yakoze, yize mu Burusiya, yize mu Buhandi, ni Muguke ya Sadate. Muri Rayon Sports haravugwamo ubushobozi bukeye,
haravugwamo yuko hari n'abakinnyi batangiye kwandika abandi batangiye no kusohoka muri oya ni amagambo y'abantu kubera ishyari badufitiye. Twakoze inama tuguza abakinnyi 3 ba miliyoni hafi 85, nta kirane dufite, nta kibazo dufite. Ibyo ni amagambo y'abantu y'amashyari kugira ngo udatwaye igikombe, ariko n'undi tuzagitwara uko byagenda kose. Igikombe watangiye kugipangira, kinagipangiye cye ushingiye kuki? Shingiye ku bushobozi dufite. Urumva wa munyamakuru we gutsinda journée 10, kuva twava ngo turagarutse ni journée ya 10 ni turatsindwa. Yego. Phase are itandukanye na phase retour. Yego. Ubu ngubu umukeba wanyu APR, yego, ni intare yakomeretse. Yego. Ishobora kugaruka ubu ngubu yashyizemo amaraso mashyashya atandukanye, bafite ba rutahizamu batandukanye na ba Mbawoma, batandukanye na ba Chukwuemeka. Ufite icyizere yuko muri phase retour uko ubu ngubu muhagaze ariko muzakomeza? Ndabwira abanyarwanda bose, abatuye muri Amerika, abatuye muri Aziya, abatuye Kigali, abatuye Rayon Sport izatwara igikombe itongeye gutsindwa, kubera ko APR ni intare koko ifite n'umupira, ifite n'amafaranga, yashoye miliyari 1.5. So imaze gusora miliyoni 1.5 icyo utaruzi wa munyamakuru we. Yirukanye komite yayo yose. Irangije ikora icyo bita the mistake it was problem. Yirukana abakinnyi 3 b'abanyamahanga. Ubu barirukamo. Harimo wamega miliyoni 10, harimo wamega miliyoni zingahe. Nukuvuga ngo yabonye byose ari ubusa, ubusizi y'imbigiye kuzana kote y'abanyarwanda cyangwa iki, ariko ibyo bintu mbizi neza ko byabayeho. So ubwo urumva rero yaribeshye, ariko nahitangiye kugaruka. Dushobora kwitwara igikombe tuyibisha amanota ngahe cyangwa iki cyayikana kidutwara, ariko nayo yabonye ko yakoze the mistake cyangwa ikakibatwara. Oya ntabwo byoroshye, ntabwo yapfa kugitwara igikombe. Gusa undi mwaka yo ari izatuyobora. Hari abantu bari kuvuga yuko Rayon Sport ishobora gutwara shampiyona igatwara n'icyamahoro. Urabyumva kimwe nabo? Ntabwo mbyumva, nabo ngenda umunyamupira. Ndeba ukuntu ukajya ubona mvuga ku ma YouTube cyangwa nakinye umupira muri Setiri, nyina muri Kiyovu, nyina muri Rayon Sport Junior, nyina mu Maramba, nyina muri Ronderi, nakinye umupira. Ni ukuvuga ngo ibikombe bibyo ntabwo twabitwara, ariko icya shampiyona cyo dufite imbaraga, ariko icyamahoro ari abandi bazagitwara. Nahoze nkurikira ibiri kubera ku mbuga nkoranyambaga, mbona hari abanyamakuru, harimo n'umunyamakuru wa Fine FM witwa Rikari, avuga ngo aba basaza bari kwifotoreza kuri Rayon Sport. Nawe urabyumva kimwe nawe? Rikari burya mu bantu nemera si umunyamakuru serious. Uwo nemera bamwita Taifa na Regis, na Samu Karenzi. Ariko Rikari mu butabonere bwanjye mu munyamakuru byanjye, Rikari ntabwo mwemera nk'umunyamakuru. Yego. Mwemera nk'iki? Mwemera nk'umwesukoro. Nk'umunyabihugu. Umwesukoro. N'umwesukoro ako kantu ushyizemo ko ntacyo yankoraho, ntiyandega, ntiyajya gute. Mbimubwiye ndi umutaboneri wa Rayon Sport. Rikari ni umwesukoro. Ushingiye kuki? Ku magambo avuga adafite fagiti, ku byo yemeza bidakunda. Rikari ibibazo bye nabyo turabizi, nawe nzamena umucanga umunsi umwe. Okay. Yego. Sasa rero nk'umumiliyoneri, nk'umusiniya muri Rayon Sport, turagushimiye kubw'ibitekerezo byiza ufite muri Rayon Sport. Yego. Kandi tugushimiye yuko uri inyuma y'abasaza. Yego. Ninjye wabazanye. Wishimiye kuba abasaza bahari? Ninjye wabazanye, nabwiye ko Tadeyo azazana miliyoni 300. Mvuga yuko Muvunyi azazana miliyoni 100. Mvuga yuko umuvandimwe Prosper azazana 200. Kandi bari kubikora neza, nta kibazo dufite muri Sport. Utugambo bayishyiramo no kurucabiranya no kugira gute, kandi abona bavugaga
no ntanavuganye nabo kandi ibintu bikorwa neza tugeze kuri jone ya 10 dutsinda ariko hari ikindi kintu nshaka kubwira umunyamakuru ndagira ngo ibi bintu abanyarwanda bamenye batuye ku isi yewote tugiye kwirukana abafana bane turirukana rwa rutabura ni discipline amenyera abantu kandi bitari ngombwa turirukana Feza turirukana bamwita nde karakana wa Nyanza turirukana Rasita abo turagushimiye murakoze ciao